biryo bigira bite ndavuga nti ntage ibiryo nabirya ariko mu kubivuga mbivuga ngeze amazuru gutya icyo nicyo nakubitiwe agukubise iki we n'umwuko yabanje ankubita urushyi ariko mbaye tayari ngeze ngo namwereka ahita aterura ikimamiyo yaramvuta gwendiruka nanyirukaho urushyi yarukubabuye mu matwi se ntari nunamye mvuga nti ntage ibintu nabirya ariko mu mugongo mu maso rwagati mwisura oya bisanzwe ukuri kw'Imana nuko ngo va waguru yemere yange mba ndanzi mba ndishajije nanjye yahise aterura ikimamiyo yampannye kibyeyi Yes, katubasuza nanone rero bakunzi ba Pastor Manase bakunzi bo Murage Family TV mwese ho muri babwire ngo mahoro n'igisho bitangwa n'Imana bibane namwe none n'iteka ryose riza uraho wambaye kanzu nziza ariko koze cyane ni yawe ni yanjye takoni igituza rwose cy'umutabonda kiri mu rwogero rw'imitari wajya ngo yambara igituza gisa sinzi niba kamima atakugaragazamo gakeya sa n'ukuntu wasa n'ugize mu magatoya irakanze bigaragaramo gake rwose kanzu nziza nk'iyo ntabwo bayihisha riza we nakuri kunya kubyibuha reka nongere nze mu kubyibuha kuruta cyagiye waba gutwite wana riza rero tumubyishimo nk'inshuti twese za yakaratwiye umugore wa yakaratwiye ni yakaratwite nyine umugore wa yaka uboneho yarasamye yakarabitubwiye kandi kubitubwira nakanyamuneza ubona ko yishimye rwose arabeshya ntabwo abeshya keretse mupimye kubera iki subipinga subinda ya yakakoko bazarike yako wabona nayiteye da nose ikibazo guhitana ni ikibazo sha yakakoko yateye inda nose ikibazo kiri ariko wabona nayiteye n'urwagwa yararetse asiganwa peti imitsi ntabwo so ntiyaye gutera urebye nabi wowe ngewe yanayintera mbona abantu bubu badakina yayiguhamya yanayinkindura reza kugutera inda bisaba kuba iyo nda nyirayo afitemo supaguru muri we kabona wifata none se ntaho mfite ifata ndahafite ahifata munda haracya mikakama ahubwo se ntabwo hibera mu rubobi byo kunyerera nuko ngo hari umuntu wese kumukubita mu rutoki umuntu yarankubise ndamuruma arumirwa yari umugabo oya ko yarankubise oya wimbaza ngo yari inde ariko menya ko yankubise nkamuruma yarakubise uramuruma byari bigenze bite se ubwo shande kubungubu rwose wariwe n'inzoka n'imisereba nyiramujoga igira hirya byagenze biti iyo nkuru rero yimye umuntu yarandimwe amafaranga njya kumwishyuza naramubanje ndamuhamagara aranyihora bigezemo hagataramburuka fata umwanzuro wo kujya kumwishyuza wari uhaza aho akorera nari nzi we ngeze yarambaza ati uza kunyishyuza hano nkandi ndamubwiye nti none se nta deni undimo ko naguhamagaye ukanyihorera ko naguhamagaye ukanyihorera njyewe najya kwirariza umwana ubusa ngo wanze kunyishyura nyishyura nigendere sibwo yanze yarandimo 4 mbonye inote ya 5 aho muri saro meza mba ndayiteruye muhereje 1000 aracyanga acyanze ndamubwiye nti nanjye ntago nyagusubiza atubura wongeye kugukubita uzabona uvuye no ku murenge niko kubwiye inti ntaribi ntabwo wanyiririza abantu ubusa ngo utankubita tuba turaserereye arankubita koko yakurushije imbaraga yandushije imbaraga nyine azindushije nanjye ndamuhekenya uramubabaza namurumye mbye iza kureka birangira bitese naramuhekenye yabyari kurangira bitese byarangiye amafaranga yanjye nyacyuye ariko nanayakubitanywe ariko nawe nzi ko ari njye muntu nabonye wakubitanywe ariko nawe amenyo namurumye shaza yakizwa na rurema base mwariyunze nyuma yaho ntabwo twiyunze nta nubwo namubabarira Seriza iba kubise urebute bankubise nyuma cyo kubise ko kanga uciye akenyura uri umugore dubere umaze kuba umugore ukubise inshuro zingahe ego mana nkenye uri muzi mutasenze ubu ugenza utese ubwo mbigenza nte hari umugore w'umugandekazi wankubitiye mu isoko Uganda nguki niyo nkuru rero nagiye nabwiye umuntu twari kumwe ntindashonje mu isoko mu isoko ntindashonje
ati harase ntihari ahantu bari gucuruza ibiryo ariko yarahabaga yarahamenyereye ati harase ntihari ahantu bari gucuruza ibiryo ni hehe se ati tugende mpakwereke tuhageze mbona umugore ari gutekera hejuru y'ikintu kikiri gore manasi cya kindi hano mu Rwanda unagishyize muri quartier kikabura gutyo bahita bagufunga urumva leta ubwayo ariyo yakizanira abantu bagikoramo isuku ariko yagufunze yabiguhaniye sha ndakireba ndeba ukuntu harimo havamo ibisazi bijya ku biryo bigira bite ndavuga nti ntago ibiryo nabirya ariko mu kubivuga mbivuga ngeze amazuru gutya icyo nicyo nakubitiwe agukubise iki we n'umwuko yabanje ankubita urushyi ariko mbaye tayari ngeze ngo namwereka ahita aterura ikimamiyo yaramvutaguye ndiruka nanyirukaho urushyi yarukubabuye mu matwi se ntari nunamye mvuga nti ntago ibintu nabirya arikuta mu mugongo mu maso rwagati mwisura oya bisanzwe ukuri kw'Imana nuko ngo va waguru yemere yange mba ndanzi mba ndishajije nanjye yahise aterura ikimamiyo yampannye kibyeyi narirutse amvana muri iryo soko turambuka duca kuri Jaguar nyiruka inyuma urumva natabawe n'abantu bo kuri Trinity ese ubwo n'ubwa mbere bwa kabiri cyambabaje uzi ko utembera Uganda ugahura n'umuntu akavuga ati doruriye niriza ndamuzi ni Uganda barakuzi kubera social media se bivuze ngo iro ntabwo wapfa kubura akazi iyo bakubonye bavuga ngo dore nguriya ngo yitwa Riza ngo ni umuserebo wo mu Rwanda nise wagiye waratanye kumenyekana aganjye nkumenye nejo ubu mu myaka 2 ngerega nese muri iyo myaka 2 hari na rimwe hari umwaka urashira ntageze Uganda ntago bijya bishoboka kandi cyagiye nkumenye muri social media zatanye kuzinjira ryari wo 2020 nibwo winjiriye ngiye imihanda nyimazemo imyaka iyo wa gatandatu turaje bivuze ngo ugeze hariya ntago apfa kubura umugabo Uganda sha ntago najya gushaka umugabo i Buganda kubera ikize okay ubwo nuwambira gugutsibuye wa kabiri sha muri iki gihe nyine maze gukura nyuma yo kubitirwa Uganda igisambo cyaranteze nta nubwo cyanteze ahubwo cyarantwaye nasangahe hasa 7 z'ijoro ari kimotari se nagize crise ya sima iranzengereza ndavuga nti ntabwo iyi crise nayiryamana kandi nta pompe mfite ahubwo reka mbyuke njye gushaka ipompe ndabyuka njya ku muhanda ntega moto njyana n'umumotari gushaka ipompe tugeze kuri farumasi pompe turayibura umumotari ati rero njye sinkomeza kuzamuka nari ndimo nigira za Masaka ishakira indi ntari ntiyananyishyuza ndagenda mpita ntega indi moto nteze indi moto rero umumotari kumbe ni igisambo tujyana kuri farumasi ngura ipompe yindi ku yindi farumasi ngura ipompe turagarukana tugeze mu kayira kajya iwanjye mbona araharenze bonye harenze ndamazi nti motari kundenze iwanjye unjyanye he ngo nkujyanye iwanjye none se turaziranye turagenda yanze guhagarara urumva muri icyo gicuku nta muntu ubura aho mu muhanda nta bantu baba bacaracara yego yahagaze ahantu hari agashyamba ahita ambwira ati mpereza ibyo ufite oyasi noneho kubera ko nzi ko ako gashyamba kari ruguru yo ku mudamu bita Steriya ndavuga ni kandi kwa Steriya habaye abantu benshi nimvuze indoro ntago mbura abantu bariyo babyumva kandi barabizi ko kuri aka gashyamba bahategera yego nihaye ibyo kuvuza induru yankubise ingumi imwe mpita nceceka muhereza ibyo mfite ndagenda yego kubise he yayinkubise hano yarayinkubise numva umusayi urasobanye umbubuza ubuhumekero na ego ko yarayinkubise ngeze mu rugo nshatse kunywa isosi biranga ariko se ko mba buri ukubitwaho nta munagira basi ukabashobora kandi nakubwiye ko nanjye hari umuntu nanesheje nabera kwari waramurumye ariko mana rega burange sinzi no kurwana ntago buranze kurwana ahubwo ngira amahane gusa iyo washaka kunkubitaho yankubita bugacya bukiye okay Riza warigeze kwibaho kera nkiri umwana wowe navuga uciye akenge tu oya kubera iki ndabitinya ubitinyira iki ngira ubwoba mana ariko wagiye ingendo nyinshi hari ibintu byinshi buri abantu batanzi buriya ndi umunyabwoba wa wundi uruta abandi banyabwoba uzi kuri iyi Simara umunyabwoba ya uri kuvuga Simara umunyabwoba izina ry'Imana burandi umunyabwoba mana Riza ngo mbwira wagiye ingendo nyinshi urabona hano bari kwita umujura Uganda rabibonye ahubwo nanjye naramukubise umujura abajura bakubita abandi cyane ndabizi nuko ntago ndi umujura jewe ariko uzaraba umujura mufatiye
abamukubita cyane n'abajura bagenzi naramukubise ariko kandi ngiye namukubise ntanamurenganyije pe umuntu nari ndi kwa mukuru wanjye uwo kwa mama wacu nahereye kare nkubwiye yabaga rero ahantu Kimironko noneho haza umuntu asanga mpagaze muri salo ndi kwisiga ariko muri icyo gipangu hakaba hamaze iminsi nk'itatu bahibye mashini z'abana b'abanyeshuri bahakodeshaga noneho uwo muntu araza asunika urugi urumva ubwo mukuru wanjye yakoraga kuri sitasiyo hari igihe yakoraga ijoro hari igihe yakoraga amanywa icyo gihe rero yari ari bukora ijoro njye ndimo nisiga maze koga ngiye kuryama nawe arimo yambara bya byenda byo kuri sitasiyo bambara agiye mu kazi tugiye kubona tubona umuntu akuyeho rido mukuru wanjye yari ari kumwe n'undi mukobwa w'inshuti ye babana mu gipangu yego bararebana baraturika bose baraseka urumva basetse ndababaza nise ko museka uyu muntu muramuzi bati uyu muntu ni umusinzi buri munsi ayobera hano ariko njye murebye mu maso ndebye ukuntu areba shamana mbona ntago ari umusinzi gusa mbona ni igisambo ndangije ndababaza ntariko reka nkubaze mukuru wanjye yari afite umwana w'umukobwa w'imyaka nka 11 n'undi w'umukobwa wamukoreraga w'imyaka nka 17 namaze nariko kuki mumeze nk'ibigoryi iyo umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu azagakuraho irido hano ngo yasinze akabareba agaseka namwe mugaseka mukavuga ngo si ubwa mbere abikoze ntabazi ntimumuzi umunsi yaje agasanga wakoze ijoro umaze kugenda akinjira muri ubu bwana urabona ibintu azabukorera bibaho uzaza se uvuga ngo ninde waguhemukiriye abana ko ari n'abakobwa noneho nuko mba ndamubwiye nti we ndakubwiye ngo nkubone urenga mubwiye gutyo mbona n'ubundi arasetse nyine yigize nk'umuntu wamenyereye ndavuga nti aya ni amayeri y'ibisambo mba mukubise urushyi umutima urambwira ati subu yiyongoje akakwishyura wamukizwa n'iki mba nikojeje mu kabati nzana rushe y'ifiriti mba ndayimupyasuye hari mu kavura kari kujojoba ubwo nkaba nkenyeye some mu mabere nambaye n'ikariso hari mu kavura karimo kujojoba mpita nshyiramo umupira nzanye rusha y'ifiriti ngo nyimukubite ariruka yirutse ndamwirukankana ariko ubwo mpita nkomangira abasore bo kuri iyo miryango bose yego yirutse ndamwirukankana mwirukankanya yasumira atakara sigarana ikariso hari nko mu kabwibwe nka saa moya ndangije mba ndanyereye tunyerera muri bya byondo ndagwangwa hejuru oya da urumva nisime yari yatakaye usigaranye amabuno yonyine ikariso intama ndayizana twikubitana hasi turigaragura muri bya byondo ba basore baba barabyutse baba baramufashe ikari turamwicaza uravaho ukajyayo zana ibyangombwa simubwiye ngo zana ibyangombwa si tumusatse dusanga afite perime nk'eshanu zitarize afite irangamuntu nk'eshatu zitarize afite ibyangombwa bisimbura irangamuntu yego bigera nko muri 3 afite mbese afite ibyangombwa nka 800 bitari ibye turamubwira ndavuga ni umuntu ni igisambo uratubwira aho bene ibi byangombwa bari umugore twabanaga mu gipangu wabanaga na mukuru wanjye mu gipangu barabyutse aje yaravuze ngo abantu ba hano baranzi kumbe iyo nzu twabagamo nyirinzu n'umugabo we baratandukanye urumva birangije umugore inzu bayipasuramo kabiri yari inzu y'ibyumba 6 na saro korodori barayikinga hasigara ibyumba 3 byo muri saro umugabo akabibamo umugore akabibamo noneho hasigara n'ibyumba 3 byo mu gikari umugabo nawe akabyiberamo rero iyo nzu twabagamo yahoze ibamo umugore wa nyirinzu ako gahungu kumbe kahoze kamurongora noneho baza kugafunga kagarutse gasanga umugore yari hakodesheje nitwe turimo we yagiye i Buganda uri kumva ubwo ni gutyo byamugendekeye we yazaga azi kaje kwa sheri we abona arayobye ariko abonaguye ahantu hari inkumi aravuga ati ntaribi hariya naho menya hari bizarangira mafatishije kumbe nizo mashini zibwe mu gipangu niwe wazitwaye aje nk'uko kose tuba turamwanjamye ati nukuri ko Imana nimubaza abantu hano baranzi uwo musaza ngo ni nyirinza byutsa menya yaramubonye akavuga ku mutima ati dore yambwa yandongoreraga umugore ati iki ni igisambo ni mu gikubite tuba turamwanjamye nawe bambaye ubusa kwa kundi wapi aba basore bakibyuka nahise njya kwambara ipantaro ngo nze tubonane ubwo haba habyutse umugore witwaga Kinywanyi wabagaho mu gipangu Kinywanyi abyutse
aravuga atumva ukuntu ibintu bimeze atuye umuntu koko ndamuzi atariko yari umusheri wa mama Didier noneho baramufunga none agarutse asanga mama Didier yaragiye i Buganda atuye umuntu mureke ndamuzi tuti yari afungiwe iki ati yari yaribye yibye iki ati radio mu modoka y'umukire tuti iki ni igisambo nyaje imihini akuri inturi yase nk'umuntu yakugwaho tumajije gutyaza imihini mbabarira ntago yabonye dutyaje imihini akatubwira ati mumbabarira imashini nzizane akavuga ati ni mumpamagare wo bita Gasongo twaramuhamagaye turamumuha barivugana namubwira ngo ngwino nkwereka ahantu dukura umuzigo yaje shisha itabona ahageze nawe abaguye muri yombi imashini ntago bagiye kuzitwereka aho bazigurishije se bazakiguhera ubuntu bazakubona dore ni umuserebo Riza nuko byose rebu tubareke nuko umuntu birangira abonetse na imashini zigarutse ko mwamwatatse twamaze kuzibona ahubwo tunamujyana ku kagari ako rero kuki duwere nk'izo z'urugamba uzikunda ntago ari ukurukunda muri ubu buzima tubayemo ibintu byose ni urugamba okay hagati aho rero ngo mama Queen wa Nzovu kubindwanye neza rero mama Queen wa Nzovu bamufunze burya amezi 6 ashobora kusegejemo nk'3 barayamukatiye noneho naza zamuhotora nyine ngo niko bavuga niko Nzovu yambwiye ngo mama Queen avuga ngo naza azihimura se Nzovu yamugize ati none nyine umva nawe Nzovu yararushye Nzovu ni kwa kundi insina ngufi nyine mama Queen azibeshya kubite Nzovu ngaha hundi uzareba yamubera bibi none nakwereka nawe azibeshya kubite Nzovu urano umusaza ntuzamugeho ndakubwiye ngo namusekuramana kiba gishaka gukubitira ikinzovu uzi ko Nzovu cyamugize nk'akana kacyo azibeshya mukoreho nge Nzovu noneho n'abantu mwese mu mukubita mu byumbi azongera kumbwira ko hari indangamirwa yamukubise nzayere indangamirwa ntizirwana nzongera kumbwira ko hari indayi yamukubise rero izambona yewe Nzovu ariko nanuzura mu Rwanirira Delphine nese n'ubushize ngakubita mama Queen bakajya muri gereza harya ni Delphine arwanya mama Queen Nyiramenye ngo ntibapfuye gukubita ariko nyine Nzovu ikibazo yasinze ntagagira rutangira n'abaratongana Nzovu reka nkubwire ikintu navumbuye uzavuga ko umuntu wasinze ntagire rutangira agatongana ariyaka kuko yakahagara no mu muhanda agatangira imodoka gutyo kazibwira ati ntamukana Nzovu no yasinze aratukana ariko Nzovu ntago yibwiriza ngo atukane Nzovu ntago yatuka umuntu utamwenderanyije Nzovu iteka ryose bamwenderanyije Nzovu ndamuzi neza cyane Riza mbwira ijambo ngo akavumbura amashyiga niki kavumbura amashyiga ni kakantu nyine kirirwa kavumbagura amashyiga kirirwa kaba gakoze muki kabaramenya ari nk'akanyamaswa ni kakantu bakuza ivu mu mashyiga bagiye gucana bundi bushya Puta kirasa nakavumbura amashyiga nagaki nagaki mumba aragaki sabwo ntago nkazi ako mumba kavuga numva ari nk'akantu kivumburaga kivugurunguta mu mashyiga amashyiga se basi urayazi abameze ati aba ari amatafari 3 ari naho cya gisakuzo cyaturutse ngo havamo umwe twashira ishyiga ry'inyuma oya ngeri ryose oya ishyiga ry'inyuma igisubizo ni ishyiga ry'inyuma ndetse ubwo iry'imbere mwaritekaho abo niba ni iry'inyuma uzi ko iry'inyuma ushobora gufatisha isafuriya ku ntuza ku nzu ku urukuta se bose udafite inzu utekeramo se nkakumwe umuntu aba atekeye ku kanda dukora iry'inyuma ngaho mbwira abiri y'imbere yo watekaho se abiri y'imbere ntago watekaho ishyiga igomba kuba ari 3 havamo umwe twashira baba we biza agacumitajuru ni iki agacumitajuru ni cya kintu ni cya kintu bashara kuzaho amashara ku nsina uruhabuzo oya runo ruhabuzo nyine cyangwa uruhaburuzo ntago nkazi rero ubwo ntago ubwo nkazi wumva ari nk'agaki wumva ari nk'akantu k'agasambanyi kitwa agacumitajuru ubwo nawe uri agacumitajuru oya cyangwa uri agacumitwajuru ese ndi umusambanyi ntabwo umusambanyi ariko wasambanyeho ntabwo nasambana n'ubu kandi ubonye ugutera inda wayakira kirazira mu izina rya Yesu sinkasambana samwe niriza haje umuntu serious ngo utera inda wabyemera oya ariko nkubwo reka nkubwira hari ibintu ngo abantu ngo bajya bavuga ngo runaka ngo yahaye undi ngo amafaranga
ngamubyarira umwana ngo ngarangije ngamumuhe ngo ntazongere kumumubaza ntazongere kugira ate ngo arayanga mana uyampaye nta rubyaro ufite mbizi ko icyo ushaka ari umwana ibyo gusa wishakira kuba umubyeyi gusa namukubyarira nasiba kugwa mu bo mfite ariko namukubyarira ahubwo se nabwirwa n'iki ko ngiye gutera umpaye amafaranga se oya hari n'abagore bayatanga ngo abandi bagore babaha abana wenda vuga inkanke mba niriza batse tukabyara ntago byagombera ko wiyintera ngo mbikubwire kuko urumva nimba no mugore ari wumbwiye ngo ndashaka umwana oya njyewe hari abagabo babwira umuntu ati ndumva twabyarana tu kubyara nibyo gusa ubwo se ubwo wabuza kubimbwira uri bumpa amafaranga n'umwana wagahita umujyana na se ubwo nabyemeye nabwiwe n'iki ko ngiye gutera wangumisha hamwe mu nzu wangumisha mu nzu imwe kugeza unteye inda nyine ko nawe uburi kaguru oya ntago mba ndi kaguru ariko nibwo naba ndi kaguru ntago naba ngenzwa no gusambana ariko ubonye utari bubyizere wanshyira ahantu mu nzu ukayintera nkazasohokamo nyifite naho ubundi umuntu atitaye ngo abicunge neza ashobora kugira ngo niwe wayihuteye kumbi wari bize ngarame undi si icyangombwa uretse yuko ntaba biza ngo ngarame ariko icyangombwa si uko waba ubonye umwana aba atari uwangeze icyo ushaka ko ari umwana wawe aza akoteye aza asize verine aza ameza ariko akuze icyo bita amaraso y'umuntu riza ukunda abana muri rusange ariko se ku buryo bafata nk'abariya bawe uriya mwana wa kano kanya bakubwira ngo aratsikiye igihunga wagira kingana nuko wakumva ngo umwana hirya aranga umwana ngo ari kwirukanka agiye kumaraguye ariko wayiruka kuri manganya ni ukuri warapfumagura njye mfata umwana wese nk'uwanjye yagira hirya keretse abaye afite ababyeyi ngo hari akantu kaba katarimo turi hano wumvise umwana hano n'igihe agiye kuvoma araguye imbabazi wagira ukuntu byagwaga ku mutima ntabwo bingana ukuntu wakumva uti wa mwana bari kumuha igikoma kimumenetseho arahiye tumye impamvu bidahura nuko ku wanjye hazamo n'akantu ko gutekereza uburyo ngiye kuvuza umva akamuntu niho byaturutse ngo akamuntu arambwiye ngo imbwa yirigase ku butini bwayo ngo akamuntu sha bavuze ngo nakabubwa ngo akamuntu umugani umunara bumbwiye nzana mukumbura umutipe ntabwo akiboneka yarimutse yarabunciriye numva umugani wabaye mushya ariko ngeze mu rugo ndawanariza abirwo nseka none bati useka iki imbwa ngo yirigase imbwa yirigase ku butini bwayo ngo akamuntu sha iba ari kwivuga muri make ahubwo yibura kuvuga ngo akambwa nuko navuga ngo imbwa yahiye ku murizo ibira mugenzi wayo ngo reka buke bahabone oya da bahabone biroroheje ngo reka buke tubyereka abagabo abagabo se bayivure nyine bareba akarengane yagize abagabo bagenzi bayo ariko hari n'abagenzi bayo ahubwo umugabo ngo niwitwaga Sembwa yajya kwa padiri ati izina rambangamisha kurihindura ukitwa ndese nimbura mukanyita Senyana padiri aramureba atewe ntaho waba uvuye nta naho waba ugiye kuko habaho n'inyana z'imbwa gumana iryo ufite reka dusoreze aho ngaho wakoze cyane rero ibyacu nakagaruka bye bye